ibyo bitwenge nibyo nashakaga mama umwana w'amabare ubwira abakunzi ba TWAGANIRAHO TV ibyishimo biri kuva ku mutima wawe banezerewe cyane hindukira urebe iruhande rwawe mama mpaye nka yo hanyuma uyu mugeni wawe ntabwo byakugoye ko mbona ari umukobwa mwiza byarangoye nyine kubera ari nakure ariko byarashobotse imbaraga nizihe imbaraga ni urukundo namugaragarije wowe uyu muhungu koko kubona ari umusore mwiza ibanga wakoresha kugira ngo nawe uvuge uti ari iruhande rwanjye abaye umugabo wanjye niriye urukundo rwinshi yangaragarije nanjye bituma mwiyumvamo cyane uyu mubyeyi uri inyuma yawe kumubona yego uruhare rwe ni uruhe kugira ngo ubugeze ahanga wambaye iryo kamba wambaye ikanzu nziza bigirwa na baki nangiraga inama akamenya ubuzima bwanjye bwa buri munsi nateshuka akampana n'umubyeyi wanjye ndamukunda hanyuma se ko ugiye mu rugo nk'umugore noneho ugiye kurwubaka gute mwibanga rimwe ndarwubakira mu gusenga n'impanuro z'uyu mubyeyi yego hanyuma rero igihugu urabizi uko gihagaze nuko giteye imisozi yacu urayizi uzabyara abana bangahe batatu bizaterwa nuko Imana izadushobora amina reka tukwifuriza ubukwe bwiza kandi uzabyara uheka abangu n'abakobwa murakoze cyane ikaze bakunzi ba TWAGANIRAHO TV muzi ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima uyu niwo mutima tubahozaho icyo musabwa namwe no gukora subscribe kuri channel kugira ngo bino biganiro n'amakuru tubategurira birusheho kubageraho neza 5 kuri 5 muramabwira ko zanyambazanira rero amakuru abashimisha buri munsi mpindura kugira ngo namwe aho muri mwishime kandi munezerwe munyumve rero uyu munsi noneho kandi munkurikirane kuri channel yacu kandi kuri channel yanyu aho noneho tugiye kurebera hamwe ubu bukwe bw'uyu muhungu witwa Claude hano mu karere ka Nyanza tumusanze ari mu mafoto ariko kandi benshi ndabizi mukunda ubukwe ushobora kuvuga utireka ngiye kureba ibyiza biri kuri TWAGANIRAHO ntujye kure reka tuganire nabo kandi dukomeze tugende tuganira n'abandi bagiye batandukanye hanyuma namwe mugume hano hafi mukore subscribe ntibibacike hanyuma umaze kumwambika impeta niki wishimiye numvise nezerewe cyane kubona abaye wanjye nibyo nuruhe rugamba warwanye ni runini cyane Yesu ashimwe Yesu ahimbazwe n'amahoro y'Imana n'amahoro uyu munsi mu mutima urumva umeze gutumaze gushyingira uyu mukobwa wawe ndanezerewe cyane hanyuma se mu by'ukuri niki cyakugoye urugendo rwo kurera umukobwa ruba rugoye ariko iyo bigeze ku munsi nk'uyu mubyeyi arishima nubwo byangoye rero ubu ngeze aho nezerewe bajya bavuga ko ngo ababyeyi benshi ngo batezuka wowe n'uruhe rugamba warwanye urugamba narwanye ni urwo gukomeza kurera uyu mukobwa mutoza imico myiza ya gikristo ndabona ko kuri umubyeyi mwiza ushesha kanguhe uyu mukobwa ntabwo yakugoye mu burere bwe kugira ngo abashe kuba umugeje kuri uru rwego kubera ko yavukiye mu muryango wa gikristo ntabwo yagoranye cyane yagiye akosa nk'abandi bana ariko kubwo kumuha impuguro no kuganira nawe cyane yagarukaga vuba none ubu ngubu nyuma y'ubu se kuva ubukwe noneho umukobwa uramushyingiye imbaraga noneho ugiye gukoresha kugira ngo agire urugo koko rufatika ugiye kubigenza gute nzakomeza kumuba hafi kumwumva no kumugira inama uyu muhungu se wabonye ameze ate n'umusore ukwiriye koko uyu mukobwa wawe cyane rwose ndabona usa neza ngusanze hano uri mu biki njye ndi mu bukwe bwa Claude inshuti yanjye cyane yarongoye rwose njye nabutashye cyane hanyuma ko mbona nawe weze bigeze he wowe nanjye ndacyari muri searching vuba ngaha nanjye ushaka kuzumva nanjye maze igikorwa cy'abagabo aha se waba umaze kwambarira nk'abasore bangahe ku buryo waba utangiye kugira experience maze kwambarira ntabwo ari benshi cyane ariko namaze kubambarira none Claude wamwigiyeho ibiki uyu munsi ku buryo nawe uvuga uti ndaza kugera ikirenge muke byanga bikunda Claude njye buriya ikintu na urukundo ibirori kubona rwose umuryango wateranyije umuryango kubera wowe nanjye byanejeje cyane no kubona umuntu ukunda nabonye ukuntu bakunda nanjye numva yanjye bineye agashyari keza mwiriranwe ntawe waba washimye ngo uhera ahangaho ufatireho nyine ndacyari muri searching n'ubu ndacyareba sinzi ariko ntago baracyahari benshi barahari benshi reka tugushimire nawe uzadutumire rero murakoze cyane nimugire amahoro y'Imana
namwe tuyasangire. ndabona mufite akanyamuneza uyu munsi tubasanze mu bukwe mwashyingije umukobwa n'umuhungu N'umukobwa. yego Imana yabikoze Imana yabikoze pe. hanyuma se mu by'ukuri muzehe rero uyu munsi umaze gushyingiza koko mu mutima urumva umeze ute se ikintu nakubwira yego ndumva ku mutima nkeye cy'intangarugero urabona ko ndi kumwe nawe ugiye ndumva hari ikintu kidasanzwe kuri iki. n'umwana wa mbere waba ushyingije oya ni umwana wa mbere naba nkingije ariko n'uwa kabiri ku rubyaro rwanjye. hanyuma muzehe bajya bavuga ko ngo ababyeyi b'ubu ngubu ngo mutezuka mu bijyanye n'uburere wowe mu by'ukuri kuba uyu mwana wawe ageze kuri uru rwego rwo kumushyingiye ni izihe mbaraga wakoresheje n'abandi babyeyi babe bakumviraho jyewe ngereranyije n'inshingano z'umubyeyi na gahunda ya leta y'ubumwe n'icyerekezo 2020 kugera ku cyerekezo cya 2050 ntabwo umwana wanjye mu bushobozi mfite igihe cyose ntari ikiragi cyangwa ngo mbe impumyi uretse satani ugira nabi nta mwana wanjye wapfa ubusa. imbaraga noneho wakoresheje kugira ngo abageze kuri uru rwego kuko hano hanze hari abana b'abakobwa ugira gutyo ukamwibaruka ukamurera neza rwose ugakora ibishoboka byose ariko ukajya kubona ukabona atwaye inda itateganijwe uyu mwana wawe uramushyingiye twagira ngo utubwire ibanga wakoresheje kugira ngo n'abandi babyeyi bumve uyu murongo kuko ni rindi ni ukwishyira mu bwishingizi bw'Imana. Njyewe navukiye mu itorero umwana wanjye agomba gukurira mu itorero izo nshingano ntizishobora gutuma atandukira cyane nkurikije ibyo yaba yarize cyangwa yarahuguwemo yaba kwa sekuru yaba mu babyeyi be b'abatisimu by'umwihariko nanjye ku giti cyanjye. hanyuma ubona ari ikigipfira mu babyeyi mu burere bw'abana kugira ngo babe batatangiye amahirwe nk'aya ngo namwe mwambara ingofero nk'iyo ngiyo uruhare rw'ababyeyi ubona aho batezuka ni hehe ngereranyije bajya baca umugani ngo ururimi ni inyama yigenga. Jye mvuze navuga ku ruhande rwanjye abana banjye jyewe mu buryo bushoboka bwose mu bihe byose ku gihe cyose ngomba kubahaba hafi nkamenya uko bwakeye n'uko bwije. Ni muri urwo rwego umwana ufite ikibazo cyangwa wagira ikibazo iwanjye mu muryango wanjye afite inshingano cyangwa nari naramuhaye inshingano uwo ari we wese n'ubu barazifite z'ikibazo cyose yagira ko mfite igisubizo cyacyo atakibura. kandi ku gitsure cy'ababyeyi cya rimwe na rimwe abana b'iwanjye bafite inshingano z'uko umwana ufite ikibazo nsanga ku kabati cyangwa ku meza hari agapapuro k'ikibazo afite. Mutima bimeze bite? Umutima ni byiza cyane turi gushima Imana. Nukuri ko Imana ibintu ni amahoro. Ibintu ni amahoro. Ndi gushima Imana kuko yasohoreje ibyo yari yansezeranije. Yego. Nkabanshingiye umwana wa bucura. Ubu ni bucura bwawe ushingiye. Ubwo rero nta cyambuza gushima. Imfura rero n'uwakurikiyeho byagenze gute? Sinarabashingiye. Abahungu n'abakobwa. Abahungu n'abakobwa. None ko ababyeyi ngo bajya bavuga ngo ababyeyi ngo uburere bwabaye buke mwebwe mwakoresheje irihe banga? Ibisubizo ntabwo nabasha kubishyikira by'icyo kibazo kuko mfite abana 5 bose twabanye neza nyoberwa ibyo ari byo sinabona uko mbibwira umuntu ngo mbikosore cyangwa aho byakosabye mpakosore kuko kenshi na kenshi sinigeze mbimenya iby'abandi namenye ibyanjye kandi nabanye neza n'abana banjye kugeza kuri iyi saha turi umwe iby'abandi ndumva ntabizi ariko bijya bibaho hamwe no gushima Imana shima n'Imana ko mbana n'abana banjye neza. Noneho rero ubu ngubu uramushingiye ugiye gukoresha irihe banga kugira ngo mugeze ku rwego nk'urwo ugezeho? N'uyu munsi wa none nawe ubwe muganiriye yakubwira ko natangiye ikivi cyananira cyose afite ubushobozi bwa cyusa kubera Imana. Uyu munsi wa none atangira arabizi ko nabigizemo uruhare aho ageza numva nizeye ko Imana itazatuma urugo rwe rusaba umunyu cyangwa urubura isabune. Abaye maso ariko mfashijwe n'Imana bane bigiramo uruhare cyane hamwe no gusenga rero turi amahoro n'umuryango. Mama turagushimiye. Murakoze. Ikigusobwe se ngo ucyongereho? Nta kinsobye. Ikigusobwe. Nta kinsobwe. Gusa nshimye Imana ko Imana yampaye yansigaraniye abana ndi umupfakazi iramfasha ndabarira abana 5 ndashingiza barabyara mfite abuzukuru 11 shingiye bucuri uyu munsi wa none nkiri mu mashimwe y'Imana
nta byinshi mfite bindi kuvuga murakoze. turagushimiye mama. Imana ibahe umugisha. None se mu by'ukuri uyu mukobwa mupfana iki? uyu mukobwa ni nk'ari umwana wanjye bisanzwe, turi inshuti bisanzwe, ariko mu buzima bwanjye tumenyana yambereye nk'umwana wanjye. None uyu munsi rwose urabona dore yambaye agatimba urushundu mu kinyarwanda, urumva umeze ute? nishimye cyane, ndashima Imana ko rwose yabikoze neza nk'uko nabyifuzaga. Niki wavuga ko bana b'abakobwa bagiye babura gutanga amahirwe meza ku babyeyi nk'uku nguku? Njye icyo navuga rero, buriya amahirwe simvuka ko wenda umukobwa kuri we yaba atabishaka, cyangwa umwana muri rusange yaba umuhungu cyangwa yaba umukobwa, ari uko yenda aba atabishaka gukoresha nk'ibi birori. Iyo atabikoresha akenshi aba yaritwaye nabi, sibyo? Tuvuga yuko umuntu iyo yitwaye neza akenshi yambikwa ikamba ry'iki, yambika ababyeyi ikamba ry'uko yitwaye neza. Ariko iyo ugiye utabikoze ugenda ntaryo ubambitse, gusa biba bishimishije. Impanuro mvuga ngo buri mukobwa wese ajya ahiga umuhigo kandi awuhigure, yitware neza, yitwararike, n'Imana izabimufashamo, wa muhigo yahize azawuhigure. Uravuga iki ku bana b'abahungu noneho bigize hatari rwose, ati giye ntamubonye muri geto ntago riri bureme? Njye nababwira rero ngo nibacishe make, sibyo? Icyo Imana yapanze ntabwo kiva ku muntu. Ushobora kuvuga ngo umwana ngo muri geto ngo ibiki byose, ariko ntabwo abyo byubaka, ntabwo ari rwo rukundo Imana yashyize imbere. Imana yashyize imbere gushakana byemewe, ukajya imbere y'amategeko, ukajya n'imbere y'Imana. Ntabwo Imana yize ivuga ngo we n'umukobwa n'umuhungu muri geto niho hari urukundo. Oya, nimuce mu nzira iboneye, mwubake urugo nk'uko nimba wawe cyangwa nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, sibyo? Ariko mubikora n'ababyeyi barishima, n'inshuti n'umuryango muri rusange, mukore iby'umuco nyarwanda wemeza, ndumva aribyo byiza nabahanuraho. Noneho rero urwo rugamba warwanya akiri umukobwa abaye umugore, ugiye noneho kubigenza ute kugira ngo bibake urugo rukomere nk'urwawe? Ni ukuvuga ngo rero ibyo nakoze ntabwo mbihagarikira ngo nuko abaye umudamu cyane uko abaye umugore mu kinyarwanda cyeruye, ahubwo ngiye gushyiramo ingufu kugira ngo abe umugore, abe mutima w'urugo, ushima urugo yagezemo. Ni ukubisenga cyane, nkamutoza gusenga kandi nkamutoza kubaka, akagandukira umugabo nk'uko Bibiliya bivuga cyangwa uko ijambo ry'Imana ribivuga. Murakoze namwe. Komeye cyane. Ndakomeye cyane. Witwa nde? Nitwa Mbabazi Sylvia. Gusanze mu bukuru umva umeze ute mu mutima? Ndumva nezerewe cyane. Nejejwe n'ubukwe bwa mugenzi wacu. Ni inshuti yacu, ni umukobwa warezwe, ni umukobwa twari twitezeho byinshi, ibi twari tubitegereje, none Imana yabishyikije. Turashima Imana, turanezerewe cyane. Uyu mukobwa urabona ari rihebanga yaba yarakoresheje kugira ngo abagize ubukwe bwiza nawe witabire kandi ukabusa neza wabwambariye? Ibanga yagize ni ukwitwara neza umukobwa nk'umwari, akaba nyampinga nyine nk'uko batuga nyampinga ubereye u Rwanda. Ibyo rero yabigezeho kubera yakiriye uburere bwiza bw'ababyeyi, yitwara neza. Ibi byose bigezeho kubera kubaha Imana n'ababyeyi ndetse n'umuco yatojwe. Ko bivugwa ko abakobwa benshi ngo bakunda amageto bagakuramo inda zitateganijwe, bigatuma atabasha no kugera kuri uyu munsi mwiza aho yambika ababyeyi ikamba. Urabivugaho iki? Jewe icyo nabivugaho, buri muntu Imana ifite uko yamuteganyirije kubaho, ariko nanone hakabaho no kuba kumvira ndetse bihereye mu muryango. Akenshi iyo mu muryango bafite umwanya wo kuganira n'abana, bakabaganiza, bakabitaho, bakabigisha umuco, hari igihe iyo atari rwangendanye bigenda neza, tutirengagije ko hari n'ababyeyi batita ku bana cyane bitewe n'akazi isi dutuyemo uko imeze, ugasanga ntibaha abana babo umwanya wo kubaganiriza. Ariko mu by'ukuri ugerageje kuganira n'umwana, kandi burya bihera no hasi, kuko umwana ntago nkubaho ngeza hano urugero, ntago wakwiha kumpa inama nshaje utarampereye ndi mutoya ngo nzamuke hari icyo nzamukiyeho. Turagushimiye mukobwa mwiza. Murakoze cyane. Njye ndi kuri kote ya Isimbi, ni mushiki wanjye. Ni sister wawe n'uwa kangahe? Ntago tuvukana kumuteri, ni umufamiliye. Hanyuma urumva mu mutima bimeze bite? Ndishimye cyane kubwo twashyingiye umukobwa wacu, ni inyangamugayo, ni umwana mwiza kabisa. Rero ndishimye cyane kubwe. Gira icyo uvuga kuri bashiki bacu b'abakobwa usanga badahiya ibirori byiza ababyeyi, ahubwo bibera mu mageto bagakuramo n'inda. By the way, icya mbere ni ukumenya Imana. So ijambo ry'Imana riravuga ngo
nkunda abankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Imana yiyeretse isimbi kuko yitwaye neza, arayiyereka nayo yamwiyeretse kuko yarayishatse cyane. So nababwira ati kumenya Imana nibyo byiza kuruta ibindi byose bacamo. So icyaha nibwo bugome. Abasore bo urabuvuga iki ko nabo bigize hatari hasi hejuru ibingibi nabyo bibaye umuco kandi tubigire dute? Nurundi rwego ijambo ry'Imana riravuga ngo ingaragu ntigire ikindi yiganyira usibye kubaha Imana. Biragoye kubona umusore wubaha Imana, ariko nicyo kitubereye nk'abasore kuko nicyo kintu cyonyine Imana yaremeye umuntu no kuyubaha no kuyubahisha. So nka Claude yubahishije Imana, n'urugero rwiza twakishimira nk'abasore. Nari ndimo mbwira abasore bagenzi banjye twitere ikirenge mu cya Claude kugira ngo dukomeze kubahisha Imana. Hagati aho uri umusiribateri cyangwa nawe wara umusiribateri? Abakunzi ba TWAGANIRAHO TV bashobora no kuzashyiramo comment ati turamushaka wa wundi. Umukobwa aramutse aguterese akakwereka message akakubwira ati ngewe naragukunze, hari icyo byaguhungabanyaho? Ntacyo. Ngira ngo abakunzi ba TWAGANIRAHO TV babyumvise, ndagushimiye. Murakoze cyane. Nakarabo. Iyo ufite akarabo gatya wumva umeze mba nishimye. Umusore wakaguhaye se wabonye hari ukuntu wabibonye? Nta kibazo. Ufite imyaka ingahe nimba atari ibanga? Nta mukobwa uvuga imyaka. Nta mukobwa uvuga imyaka. Bakunzi ba TWAGANIRAHO mwabyumvise. Hanyuma noneho ndagira ngo nkubaze, iyo uri wambariye umukobwa gutya ukaburi iruhande rwe ubona yambaye iriya kanzu, wowe ishyari ryiza ugira nirihe? Ntago ngira ishyari ryinshi kuko nzi ko umunsi umwe nanjye bizaba. Mba ntegerezanyije amatsiko y'uwo munsi. Turagushimiye. Murakoze cyane. Ibyo bitwenge nibyo nashakaga mama. Mwari wamabare. Ubwira abakunzi ba TWAGANIRAHO TV ibyishimo biri kuva ku mutima wawe. Banezerewe cyane. Hindukira urebe iruhande rwawe mama mpaye inka yo. Hanyuma uyu mugeni wawe ntabwo byakugoye ko mbona ari umukobwa mwiza? Byarangoye nyine kubera ari nakure ariko byarashobotse. Imbaraga nizihe? Imbaraga n'urukundo namugaragarije. Wowe uyu muhungu koko kubona ari umusore mwiza, ibanga wakoresha kugira ngo nawe uvuge uti ari iruhande rwanjye abaye umugabo wanjye nirihe? Urukundo rwinshi yangaragarije nanjye bituma mwiyumvamo cyane. Uyu mubyeyi uri inyuma yawe kumubona? Yego. Uruhare rwe nuruhe kugira ngo ubugeze ahanga wambaye iryo kamba, wambaye ikanzu nziza, bigirwa nabaki? Nangiraga inama akamenya ubuzima bwanjye bwa buri munsi, nateshuka akampana. Umubyeyi wanjye ndamukunda. Hanyuma se ko ugiye mu rugo nk'umugore, noneho ugiye kurwubaka gute mwibanga rimwe? Ndarwubakira mu gusenga. N'impanuro z'uyu mubyeyi? Yego. Hanyuma rero igihugu urabizi uko gihagaze nuko giteye, imisozi yacu urayizi, uzabyara abana bangahe? 3. Bizaterwa nuko Imana izadushoboza. Amina. Reka tukwifuriza ubukwe bwiza kandi uzabyara uheka abahungu n'abakobwa. Murakoze cyane. Yego murakoze. Dore ngaho ibi byiza rero bakunzi ba TWAGANIRAHO TV, dore ibyiza mpora mbabwira buri munsi. Murabibona abasore beza, abageni beza. Uyu munsi turi mu karere ka Nyanza, murabibona ko n'umusore mwiza kandi umenyerewe no hano mu mwuga mu bijyanye na photographe, ariko urabona ko yamutsindiye uyu munsi. Icyo mbasaba namwe ni ugukora subscribe kuri Cyane kugira ngo bino biganiro n'amakuru tubategurira bibagereho neza, kandi abari b'u Rwanda amahoro y'Imana. Mahoro y'Imana. Ariko ngo ni wowe bitane? Nitwa Seneza Jean Damascene. Yamaye nka data wa mugabo njya numva Nyanza ubifotora ngo bigacika cyane. Cameraman photographe Seneza Jean Damascene. Ni ngewe. Hanyuma uyu munsi ko tubona utafashe cya gikoresho cy'abafotografe? Nanezerewe kuko ni ngewe wari uyoboye abakameramani n'abafotografe, ni ngewe wari ubayoboye tugenda dushyira ku murongo ishyirahamwe ryacu ry'abafotografe mu karere ka Nyanza. Twishyize hamwe, ngewe ntabwo nafotoye kuko twari turi imbere ngenda nyobora uko ibintu bikorwa kugira ngo bigendere ku murongo, tunezeze ubukwe bw'umukameramani wacu, umuntu utumontera neza, udukorera neza amadesign n'ibintu byinshi za invitation, ibintu byose bijyanye n'akazi bya photographe arabizi kandi arabisobanukiwe. Claude, niyo mpamvu twishimye turanezerewe cyane. Ko bivugwa ko abafotografe bijya bibagora guhitamo, kwirirwa mubona abakobwa beza, rimwe na rimwe udufoto kuri WhatsApp bigacicikana. Claude, ubona ririhe banga yakoresha kugira ngo abafatishe uyu mugeni? Abakobwa benshi beza kandi bariho Imana yarabaremye ibashyira ku isi kandi bashyiriraho abantu benshi abakameramani, niyo mpamvu turobanura neza. Claude wabonye ko afite umugore
umugore mwiza cyane ni ukuri ko Imana Claude afite umugore mwiza afite umugore mwiza ariko ndamurusha ariko afite umugore mwiza cyane pe mu bifatika yarobanyije neza nawe rwose ndamushimiye yarankurikije nanjye ni ukuvuga ngo iminsi mwagendanye ashobora kuba yarashinze ikirenge mu cyawe rero yageze ikirenge mu cyanjye kuko jewe cameraman neza njyewe njye inama cyane narindiho nkubaza nti ubu ngubu noneho ko abaye umugabo mugenzi wawe kugira ngo arwubake rukomere uraza kumufasha gute kumufasha kwa mbere ni ukwishinganisha ku Mana akishyira imbere y'Imana akamenya yuko ahinduye ubusore abaye umugabo ikindi cya kabiri akubakira urugo ku masengesho nta kindi cyubaka urugo ni ukuri kw'Imana ndakurahiye ibyo wakora byose ubushobozi waba ufite amikoro waba ufite yose utubakiye kuri Yesu Kristo ntabwo urugo rwakomera nkanjye Seneza Jean Damascene nanjye nicyo gitumye nubaka urugo ndi umugabo mfite umudamu mfite n'abana bageze muri 4 Sene umaze gufotora abageni bangahe ugereranije mu myaka yawe mu myaka natangiye ku itariki 11 z'ukwa karindwi mu 2000 hari kuwa mbere ni ukuvuga ngo jewe maze gufotora abageni 341 abo nibo maze gushyira mu cyuma cyanjye cya kamera ubwo ni ukuvuga ngo mw'iyo myaka 20 ubwo burambe mfite nibwo bwabo bantu abo maze gutandukana ni bangahe wamenye abamaze gutandukana n'abageni 26 abo nibo bamaze gutandukana ariko mwa 26 harimo abageze muri 5 bamaze gusubirana nanone abo wahemukiye ni bangahe abageni abo utahaye amafoto na video abantu ntahaye amafoto na video na abageni bageze muri 5 ariko ntibyaturutse kuri jewe byaturutse kuri bo kuko harimo ababanye ukwezi kumwe baba bararekanye hari abantu bamaranye iminsi 3 baba bararekanye emwe hari n'abatarararanye nk'umugabo n'umugore kuri uwo munsi ubwo rero abo ngabo ntabwo navuga ngo narabahemukiye ahubwo nuko wenda ntabahaye ibyabo ariko nuko nabijyanye ngasanga baratandukanye nahura n'umugore atese bya bindi uzabyishyuza ndi avuga ni mwebwe ati yamaye ngati burya nyamara twabanye amasaha baze nta nubwo twahuye nahura n'umugabo ati yewe nushaka uzabice ubwo no kuvuga ngo ntawe nahemukiye mu rwego rwo kutamuhibye ahubwo nuko babanye wenda bafite ibyo bizeranyeho ntibiboneke dore ko ari zo nkundo zo muri no minsi y'imperuka Sene turagushimiye ikiganiro kizuhaye Touch1 TV nanjye ndabashimiye Imana ibaha umugisha kandi mugira akazi keza Uwiteka Imana abakomereza akazi kandi mbifuriza ibyiza mu rugendo no mu kazi kanyu Uwiteka ajya abaheramo imigisha ndabibasabiye nibyo mbasabiye nisabira ku bwa Yesu amen nongeye ndabashimiye rero bakunzi ba Touch1 TV ku mwanya wanyu utari mutoya muduhaye nukuri turabashimiye tubashimiye koko uruhare rwanyu mugize kugira ngo mukurikire iyi nkuru cyangwa se ibi birori by'uyu muhungu mu by'ukuri mwabibonye icyo twavuga ku ruhande rumwe nuko byari bishimishije haba ku babyeyi ndetse nabo twagiye tuganira mu buryo bugiye butandukanye abakobwa mwumvise bagenzi banyu abahungu mwumvise bagenzi banyu cyo musabwa namwe mu by'ukuri nukuba koko abana beza mukaguma hano hafi kugira ngo koko mujye mureba ibyiza biri hano namwe mubyigireho mube abari beza mube abasore beza namwe muzambike ababyeyi ikamba kambashimire rero nandi kumwe n'uyu mugabo w'inshuti yanjye hano ahangaha nashatse ko tuganira twicaranye nawe nimujya mu mukenera nza hafi ye tuganire kambashimire nitwa Emmanuel Kanani mugire amahoro y'Imana ndabakunda kandi mbahoza ku mutima uyu mutima basezere wana